Uziko iyo tudahari usanga umugabo yambaye ibintu biraho utazi ukuntu bisa. You know when we are not available, our men are shabby. Ariko abagore turabagaciro. But women, we are people of importance. Umugore ujya kubyara akamena amaraso. A woman who goes to give birth and then she's uziko turi mu cyimbo cya Kristo. You know we are here as ambassadors of Christ. Uziko Kristo yamennye amaraso. You know Christ shed some blood. Kandi yayamennye ku bwawe. And he shed the blood on your behalf. Noneho natwe abagore. And us as women. Iyo tugiye kubyara. When we give birth. Ikimenyetso cya mbere. The first sign. Na amaraso. We shed some blood. Kandi ayo maraso. And that blood. Yavuyemo abagabo bicaye hano. Has come out of men seated here. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo abamama. I want women. Mikomera amashi. Give yourself a round of applause. Abamama n'abakobwa twikomera amashi. Women and ladies, let's give yourself a round of applause. Uziko abamama aribo bagendanaga na Yesu. Do you know women are the ones who walked with Christ? Uziko aribo bageze no kumva ye mbere. Do you know women were the first to arrive at Jesus' tomb? Ndagira ngo ngubwire wa mama we. I want to tell you, dear woman, iki ni igihe cyo guhaguruka. It is your time to stand up. Ukabyuka. And then you wake up. Ugahamya amaraso. You confess of the blood. Kuko amaraso yawe yasangiye na ya Kristo. Because you share your blood with Christ. Ayo maraso warayamenye. You shed that blood. Kugira ngo so hasohoka uwo musore wabyaye. You'd give birth to that gentleman. Hasohoka uwo mukobwa. For that lady to also na Yesu come yamenye out. amaraso. Even Christ shed blood. Ni nayo mpamvu twicaye aha. That is why we are all seated here. Hallelujah. Hallelujah. Turashima Imana kubw'uyu mugoroba rero. Thank God for tonight. Nagira ngo mbakire mwese mu nzu y'Imana. I want to welcome you in the presence of God. Abagabo nimushaka mwicare nimushaka muhaguruke ariko abamama aho uri haguruka. Men, whether you want to sit, but women, please stand up wherever you are. Aba mama, don't worry. Waba wambaye jeans, waba utayambaye, waba wambaye ibyirabura, waba uri umumama. Women, don't worry of what you're clothing in, but you're a woman. Hallelujah. Hallelujah. Nyuma y'ijambo turaza gukimbagira. After the word, we are going to dance a little bit. And then we say, Jesus, we have arrived. You loved us. Even though your husband kicks you sometimes. But you will tell him I'm a servant of importance. Hallelujah. Hallelujah. Brother, when you have to know your value, you recognize you're a person of importance. Women, please give yourself a round of applause one more time. That is the reason why tonight, this moment, we are here with the woman also shed blood. And this woman is coming to confess the blood of Christ. And this woman, the blood of Jesus has removed her from somewhere far. We are going to listen to how the blood of Jesus picks us from the streets. Do you know they put a spear on her body? And then she was like, that blood will remove you from pain, remove you from sorrow, remove you from the streets, remove you from prostitution. And now we are confessing Christ. Amen. Amen. And us taking much of your time, because we are going to get some time. We want to thank God that we are here with Pastor Deborah. She's so amazing. She's so beautiful. Ubundi abagore dushyiraho makeup kugira ngo duse neza. Women, we put on some makeup for us to have beauty. Ubu nayihometse ndongera ndihomeka. I have put a lot of makeup on my body to be beautiful. Kimwe kiramanuka ndongera nsubizaho ikindi. It removed and then I added some more. Ariko mbonye umugore uri nacyo. But I've seen a beautiful natural woman. Umugore mwiza cyane. This woman is so beautiful. Ubushize araha yaratubwiye ngo. Last time when she was here, she told us. Bavuze ibintu bibi ku mugabo bamubwira. They were talking about her. Bamubwiraga nabi umugabo we. Bamubwiraga nabi umugabo we. They were spreading rumors to her husband. Ariko bakavuga ibibi. And they said all the bad things. Ariko ngo bibagiye kuvuga uburyo ari mwiza cyane. But they forgot to say how beautiful she was. Nukuri Deborah sugukabye uri mwiza pe. I swear minus exaggeration, you're beautiful. Arabyumva niyo mpamvu yaguhize. That is why he chose you. Ashatse yaguhobera. Ukamuha n'ikibizu hano turabyemera. Kwita amase. On the cheek. Hallelujah! 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 Hallelujah!
nukuri Deborah uri mwiza. Deborah is so beautiful. Ariko yatabari amaraso ya Kristo. If it wasn't for the blood of Christ, ubu ngubu ngira ngo uba warapfuye. You would have died a long time turashima Imana rero kubwe. We thank God for her. Turashima Imana kubwa. This is iyi ni connection ntaramenya ntarasobanukirwa. We thank God for this divine connection. Kandi nanjye niteguye kumanuka Nyagasambu. And I'm ready to come there to Nyagasambu. Nukuri ubushize najyanye n'abacuranzi n'abantu dutahana ngenda babwinine numvishije umwuka w'Imana. Last time I told the people I was with that I had the Holy Spirit ambwira yuko ngomba gucomekana nawe, telling me that I have to connect with you. Narebabwiye sinababwiye Claude. Narebabwiye ndanjije ndabwira ndumva shaka ko dushyigikirana. And then I said I want us to support one another. Twebwe baho church tugiye gushyigikirana na Second Chance Ministries. Our church is going to connect with the Second Chance Ministries. Tugiye kumanuka Nyagasambu. We are going to go to Nyagasambu. Tuze tuvuge ngo twahageze. And then we are going to say we have abarozi barapfa. The poisoners are going to die. Munyemere duhuza amashi. And I want to give us a round of applause. Pastor Deborah. Welcome Pastor Deborah. Reka dukome amashi cyane. Let's give her a round of applause. Ariko ayo mashi agiye kumva ijambo ra. Oh, are those hand claps going to receive the word? Hallelujah. Imana ibahe umugisha, reka mwicarire. Nibaza ko umuntu wese ugeze aha ngaha naho yaba atari bubeho ahita abaho. Amen. Ndashima Imana ko Imana inshoboje kugera aha, akandi mpagaze hano ndi kumwe n'umutware wanjye n'abandi bari hari inyuma twazanye. Imana ibahe umugisha namwe mwese, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Nkunda kubwira abantu ngo Imana ntishobora kujya kure cyane yiyerekwa, ntibibaho. Buriya hari igihe umuntu apfa kujya gusengera ahantu cyangwa akajya gupfa kujya ahantu gusa. Njye niyo tugendana mbanza kubaza uko witwa, ntazasanga witwa nyamwigendaho nkaba nkutindaho kandi uri nyamwigendaho. Amen. Urumva uhora wigendaho ntuzigera ugendana n'abandi. Banza umbarize umuntu muri kumwe uri wowe witwa nde, bidasanga wasanze wura ugira amatsiko yo kumenya n'umuntu mwicaranye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngere nitwa Deborah, Mukamurenzi z'urufati Deborah. Amen. Ndi umudamu wubakanye na Nzayituriki Joseph. Ari hano ntago yansize, njya muramubwira ngo ntago biragoye kubona icyo yayitura. Bizakugora ariko uzayiture gukiranuka gusa. Amen. Haleluya. Sibyo se ubutaha iyi surprise ni Imana yayikoze. Ni Imana yayikoze kugira ngo hari igihe wowe ureba ukabona wowe winjiye wakwinjira nkawe nibibe byiza, ariko iyi Imana ikwinjije ikwinjiza neza. Ndashima Imana ko yanyinjije muri baho kandi ngomba kubaho. Haleluya. Nibaza ko n'umuntu uri aha ngaha uraha n'uwapfira muri uru rusengero ntiyarimbuka. Abanyamubiri niko numvishe wabona bahirimye, ariko nubundi ntiwabuze uhirima guhirima. Impamvu mbivuze, Dawidi yabivuze neza. Dawidi yaravuze ngo nge ntabwo nzapfa, ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagize ate yakoze. Na n'uyu munsi turacyavuga imirimo ye, bivuga ngo ariho, ntabwo yapfuye. Hapfuye umubiri ariko we ariho. Inuza hano muri ugomba kubaho, na nyuma y'ubu buzima ukazabaho, aho utuye ukazabaho. Haleluya. Nicyo bishatse kuvuga. Imana yakuzanya aha kugira ngo uzabeho. Amen.
nubwo uzaba warapfuye uzabeho. Nicyo bivuze. Ntabwo ari urusengero gusa baho, baho uyu munsi, numara no gupfa uzaguma ubeho. Bivuga ngo ugomba gukora cyane ku buryo ubaho. Amen. Nakunze ikintu cyiza cyane kiri aha cyo gutoza abavuga butumwa. Imana ibahe umugisha. Uwo nsanze ntabwo namwumvishe neza, numvishe ari fire. Numvishe ubushize we yari fire. Yaravuze ngo nimurebe aha hantu, ngo nimuharebe ngo mugire ngo biroroshye. Mu yandi magambo arayakubwira ati nakurenze. Amen. Nawe Imana imuha imbaraga n'amavuta. Haleluya. Ubutaha muzambwire nanjye nzashaka ijinisi. Ndaze nakubisemo ijinisi rwose nyikubitemo. Yewe. Hari aho ugenda wayambaye bagahirima bo bagatabika neza ariko ahangaha ndabona amavuta yamanuka. Haleluya. Kandi Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire ikintu kimwe. Umuntu umwe yararwaye, bari barimo kumusengera. Noneho bari kumusengera, dayimoni zimurimo zibona ko zigiye gutsindwa, zitangira kujijisha, zitangira kuvuga, ziravuga. Bakajya bavuga ngo muvemo. Rero hari abantu birukana abadayimoni bataranamenya no gutegeka, bakiri kurwana nazo. Ziti ntago tumuvamo. Ngo kubera iki? Ngo kubera uwo muntu ufite inzara. Babwira uwo bari kumwe ngo uvuyeho ngo zanze ko kukuvamo kubera wowe. Ngo bugiye hirya barongera. Ziti ntago muvamo. Kubera iki? Ngo n'uwo mugabo ufite ibyano. Bati rero nawe zakugaye buvuyeho. Kubera iki? Ntabwo bari bazi impamvu zivamo. Amen. Haleluya. Dufite abantu benshi bagendana na Kristo ariko batazi Kristo. Amen. Batazi n'amahame ya Kristo. Kristo ntabwo njya mbona abantu bapfa kumuvuga gusa. Haleluya. Iryo zina rifite imbaraga. Izina bavuga ngo nuryizera uzabaho. Amen. Dayimoni kakubwira ngo simuvamo kubera inzara. N'abantu baba bagiye gukora bataramenya icyo bashaka, ni n'uwo bakorera wariwe. Amen. Imana rero ibaha umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Abamama, Imana ibaha umugisha. Mwatekereje kino giterane. Ndabizi nabonye abantu bamwe bambonye bwa mbere. Ni bande? Hari nabo twari twateranye uwo munsi bamvuga bamaze gutaha. Njyewe yongeye mu rusengero numva ijambo rya nyuma. Amen. Nkataha mvuga ngo rya nyuma ndaryumvisha. Rero kwa gatatu nari ndi hano. Kwa gatatu nateraniye hano, n'uyu munsi ndagarutse. Nyobora itorero ryitwa Kizabonwa Prayer Mountain na Second Chance Ministry. Ku bakunda kureba YouTube ni naho nyuze ibyigisho, akenshi nyuzaho amasengesho mu gitondo buri saa 12 mfiteho nibature. Na nyobora na Ndi Umunyamahirwe Foundation, ni ishuri ryigisha abakobwa n'abamama, ryibanda cyane ku bamama babyariye iwabo hariya muri Nyagasambu, bigisha ibintu by'imyuga. Ndi umumama ufite abana 5, mu nda havuyemo 4, ndakuze. Amen. N'abandi benshi muri iyi minsi ndimo ndanga kuvuga cyane umubare w'abana kuko nsigaye mfite benshi cyane. Ubushize abana ndera mu rugo
baranyicaje barambwira ati ariko ma iyo uvuze uriya mubare twe tubahe. Mpita nsanga nkora icyaha ndi kuvuga ngo Imana igenda imbabarira, nsigaye mvuga ngo mfite abana benshi kugira ngo nababanda umwana ureze imyaka 12 n'undi ureze afite umwaka akaba afite 12 n'abanjye. Yego numva mfite benshi nuzavuge ngo ariko uriya mugore nawe arikaye ariko ndakuze. Amen. Imana ishimwe. Tuganira ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli. Intego y'amasengesho ndayizi ko nari ndi hano, byuka urabagirane. Amen. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe. Amen. Yes. 25:18 igitabo cya mbere cya Samweli 25:18. Nuko Abigayili agira vuba yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumbe 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amasere 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Abwira abagaragu be ati nimunge imbere mugende ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganya ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati nukuri narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza anyitura ibibi. Niburinda gucya hakiri umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be. Niburinda gucya hari umuhungu musigiye mu bantu be, Imana izabimpore njyewe Dawidi ndetse bikabije. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati Nyagasani, icyo cyaha bari nge gihereraho. Ndakwinginze ukundira umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali yitwa Nikari. Izina niryo muntu Nabali, niryo zina ubupfu bwe, ubupfu nibwo kamere ye. Ariko njyewe umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Nuko none Nyagasani, nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyama abanzi bawe n'abakwifuriza nabi Nyagasani bakaba nka Nabali. None ngiri turo ry'umuja wawe ngutuye Nyagasani, rihabwa abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha. Amen. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, kuko Nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe Nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, azakugira umutware wa Isiraheli. Ntuzagire umutima ukubaza Nyagasani ngo uguhane ko wavushije amaraso ubusa, cyangwa koko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kugirira neza uzibuka umuja wawe. Abagore baragwira. Mbwira umuntu muri kumwe ngo abagore baragwira. Dawidi asubiza Abigayili ati Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi, ishimwe. Ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari nge wihorera ubwanjye. Kambe ndekeye aho ukomeze. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Ni inkuru ndende nsomye ariko nagira ngo uze kuyumva kuko turi abadamu kandi dushaka kurabagirana. Haleluya. Ubu uri umudamu, ubu uri umukobwa ndetse n'abagabo baturimo. Amen. Ntushobora kurabagirana utaramenya neza ibituma wijima. Ntushobora kubyuka utaramenya ibyakuryamishije. Yego? Amen. Umuntu abyuka bitewe nuko yaraye. Uzasanga umuntu ashiduka, usanga undi nawe abyutse afite umuneza, uwaryamanye umushiha nawe arawubyukana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ndi kure yo kuvuga ngo byuka urabagirane. Haleluya. Niba Imana yavuze ngo byuka, nuko waryamye. Yego? Nuko ubanza ukamenya uburyo uryamye. Byuka urabagirane, umucyo wawe urarashe. Nuko ubanza ukamenya ko uwo mucyo uje guhangana n'umwijima wari wakuganjije. Imana ishimwe. Iyo utarabisobanukirwa n'ubundi uguma uko wari. Igiterane kiraza kikagusiga uko, n'ikindi kikaza kikagusiga uko, ariko ikizakubwira igiterane wahuyemo n'Imana. Haleluya. Ikizakubwira ko mu masengesho wahuye n'Imana nuko uzajya wumva ijambo ry'Imana rigasiga rikumenaguye, nubwo waryumva inshuro 100 ariko ukajya wumva rihora riri shyashya, ukumva hari aho rigukuye, ryajya mu magufwa rikakumena, ryajya mu mitsi rikakujanjagura, ukumva niryo uri gutekereza buryo uba wahuye na jambo. Amen. Iryo jambo iyo rigeze muri wowe hari ibyo rikangura. Ngira ngo bamwe bafite abana, umwana atashatse kusinzira ntusinzira, kuko ufunga icyumba akazana icyuma agakushorogotora wati shwi. Yego? Ntushobora. Amen. Kereka utaramenya urukundo rw'abana. Ariko iyo uzi urukundo rw'abana ntabwo yaririra ku rugi ngo ugone. Birashoboka. Iyo wamenye urukundo rw'abana, niyo yaririra munsi y'urugo uramwumva. Njya nkunda ijambo ry'Imana rivuga ngo abanjye bazi ijwi ryanjye, abanjye baranzi bajwi ijwi ryanjye. Iyo umubyeyi yabyaye n'iyo umwana yaririra inyuma y'igipangu arabyumva. Kera wagira gutyo ukumva amabere agatavuga ngo ubwo umwana arakangutse, kandi uri mu mujyi wari Rwamagana, ariko nimwumve iyo connection. Icyo kintu uko cyumva. Amen. Abantu umuntu ikizakubwira ko ufitanye connection n'Imana ntabwo ari uguhora mu rusengero. Oya, ahubwo ikizakubwira ko ufite connection n'Imana nuko ijambo rigera muri wowe. Rigera muri wowe ukumva ryaje ari inkota, rigasiga rikubagabaze, ku buryo umuntu agukora uti buretse gato ndumva sha. Amen. Telefone urayibona ukumva wahamagara abantu bose ukababwira ibihe wagize. Amen. Nabonye mugira ahangaha kamera, niba nta muntu uroherereza nturafashwa. Ibingibi ngo wafashirizwa hangwa mina ugataha, ntihagire ngo ubwo se wenda nitubibaha ntibabirebe. Akazi kawe nukohereza ababo akabo nukureba, ahubwo wowe urabaha bakareba. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ndashaka kukubwira ngo iyo kurabagirana, ndiho ndavuga kurabagirana, umucyo ahantu ugeze. Iyo umucyo ugeze ahantu ibintu birahinduka. Turamutse tubwiye umuntu uri hafi twamubwira ngo azimya aya matara yose, ntabwo twabona. Yego? Badufungiranye nyuma y'iminota 20 icya kabiri cyacu cyaba gisinziriye. Ndabeshya? Ntabwo tuza ahantu ufite ibitotsi ariko bazimije amatara bagafunga, minota 20 waba usinziriye.
yego impamvu utari gusinzira nuko amatara ari menshi. Amen. Ndiho ndavuga rero mama mukobwa byukura bagirane kuko umucyo watsi. Amen. Imana ishimwe. Icyakabiri rero nshaka kuvuga, iyo umucyo w'Imana waje umuntu abyiyumvamo. Ikintu kizakubwira ko igiterane cyabaye, amasengesho yagize umusaruro, wumva ibihe muri wowe bidasanzwe, wumva ibihe bitandukanye n'ibyo wari ufite, wumva abaho caci ari urusengero ukandagiyemo bwa mbere. Ntabwo wumva ari urwo umazemo imyaka 100, ntabwo wumva urumazemo imyaka 10, wumva ari urusengero wagezemo bwa mbere. Umushumba arabwiriza uti yabaga hehe kandi mwabanaga. Kubera iki? Igihe cyo gutabarwa kwawe cyageze. Amen. Haleluya. Umudamu witwa Bigaye ni umudamu nkunda cyane. Amen. Twumvisha amakuru menshi, baraje bamuha amakuru. Haleluya. Reka mbabwire, hari igihe twanga abantu bafite umunwa, ariko Imana iha umugisha abanyamunwa babaha. Nimukabirukane. Hari ibintu bajya njyewe nafashe umwanzuro nta muntu nyirukana mu rusengero. Ngo Mana ngo twirukanira abanyamagambo, hamasa amagambo ajyanwe nande kubirukana kandi ukabuzi ko ntayo ugira. Amen. Haleluya. Ahubwo basabira umugisha imbaraga n'amavuta mu kugira umunwa, kandi bavuga ibyo babona byose, ibyiza n'ibibi. Mwuka Wera azagira ati azicangurira. Yaravuze ngo murekure ukungu n'amasaka bigire bite bikurane. Wowe kuki ushaka muve mu kazi k'Imana. Amen. Haleluya. Iyo umucyo ngo njyewe ngo bari abantu bagira umunwa, avuga ngo nawe nge ndawufite, bagira amagambo muvuga ngo nicyo yasigiwe nibyo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ubu hari abantu nturebe ibintu byose byavuzwa aha, hari abantu batabibonye batari bunabyibuke, ariko bari buze twigishijwe n'ikimama ye baba we. None uzi ukuntu byagenze, yari yazanye n'umugabo we, uzi babizuranye mu mwatureba. Nta jambo azi, nta byandi byabaye, nicyo atwaye, mureke nicyo yashakaga. Amen. Reka mbabwire ba mama, mureke itorero ry'Imana ryinjiremo abantu bose. Kristo niwe wisarurira. Mureke itorero ry'Imana. Haleluya. Iyi ni pariki igomba kubamo ingagi, kabamo inguge, kabamo intare, kabamo intama, kabamo inshishi, kabamo impusi, kabamo injangwe, ikabamo ingwe, ikabamo byose bigomba kubana, hama buri cyose kiga uko kishe ikindi. Niba uri agashishi utihishe barakusyonyora, niba utazi iki ntarira kurya, niba uri ifi ngo ni kumire, uhagarara umenye uti ngomba kuhaba ahantu ndahifixa ariko ndahaba. Amen. None se reka nkubwire ko batazigera na rimwe babwira ingwe ngo zize kuba iwanjye, ntibibaho. Bivuga ngo niba Imana yarakwandikiye kuba muri baho, iyeranje uhabi, nibwo uzabaho. Nujya hanze yaho uzapfa. Amen. Kandi ntabwo uzabaho, ibi bintu ngiye kubyigisha, ntabwo uzabaho utahuye n'ibikwica. Hagomba abantu bakuvuga ugapfa, abandi bagusebya upfe, abandi bakwambura upfe, abandi bagusenya upfe, ariko Imana ivuga ngo baho, kuko uri muri baho. Nubwo abanzi ari benshi baho, abarozi bazaza, abacawi bazaza,
bareke baze, ariko wowe baho. Amen. Imana izazana udukobwa twiza, izane n'abasore b'ibiroberezo babaterete, bababenga, abakobwa bapfe. Kristo avuga ati baho, ndacyafite abandi, cara ubeho. Amen. Haleluya. Ongera umubwire ngo ntagire ikigukanga we bikangishe kubaho. Amen. Nigeze nigisha abantu abamama, ndababwira ngo ikosa rikomeye ni ugupfa. Mumbwire ngo ikosa rikomeye ni ugupfa. Amen. Nunkubeshe se? Mu gihe uriho byose bizabaho. Imana ibaha umugisha. Umudamu witwa Abigayili, abandi baragenda bajya inama ba Dawidi bakora inama, abwira abagaragu tuzi n'ibindi, mugende kwa Nabali. Nigeze nahisha Nabali, muhishana n'ibyo byose, kandi amakuru namenye Nabali yabaye neza. Mugende mumubwire ko nkeneye ibyo kurya ndetse nabo ndi kumwe nabo. Amen. Ngo babyegereze Nabali. Aravuga ati shwe mbumbe rimwe rwaruguye ngo ndavugirije. Ni ushaka kuza muri Kristo ntuzabe mekanike. Nigeze najya mu rusengero, bari bambwiye ngo hari ibihe byiza muri Horebu. Barambwira ngo ninjye gusenga. Umushuti wanjye amaze igihe hapfuye, arambwira ngo njye gusenga. Ndamubwira ubu urabona agahinda mfite, ikintu nkeneye ari ugusenga. Arambwira ati mbabarira, hari ibihe byiza na Theo bose babireba arabahari. Ndamubwira urumva njye amanywa niyo nabaga ndyamye, kuko nabaga navuye mu kabari mu gitondo. Ndamubwira uwo se Theo ni wandi waririmbye ngo bazacukura insina batabemo, bazacukura ibyo batabemo insina. Ati n'ubu nishane tugende, ndumva hari abantu ushaka gutaba. Ndumva hari abantu ndi butabe tugende, ariko ntago mpfa kugenda. Nibwo yambwiye ngo nimubabarire. Nkora iki? Ndamubwaningurira byeri tugende. Hari abantu rero baraha, umuntu yamubwira ngo yasinze ngo kwa Jenara Yesu, ngo uriya muntu ngo araraguza ngo kwa Jenara Yesu. None se Yesu ntiyavuze ngo yaziye abapfu? Ntago yaziye abazima. Amen. Niba hari icyo byagusaba ngo uriya muntu abeho nk'uko uriho, wagikora. Arambwira ati ninkugurira se byeri turajyayo, ntizimpe we gusa urebe. Abampaye ebyiri ndazigotomera. Yewe ubundi rero iyo umuhogo wanyereye ntibisaba gusoma, ni ugushyira icupa gutu iya mbere nye. Yababa data mba ndazimaze da. Arambwira ati tugende, ntibanzume izindi. Arambwira ati ariko noneho izindi zo ntazo nguha, ndaguha 2,000. Urumva byeri yari 600, ubwo urumva zari 3. Abarabimpaye 2. Kubisemo kora icyo gihe njye nambaye ikanzu nkijijwe, ariko nyambaye mba nkubisemo kora, mba nkubisemo n'agapira dore kageraga, kandi inda ntago yagabanutse, nuko n'ubundi yanganaga. Nta nubwo yari imwe, byari nkenye gutya, imwe aha indaha gutya. Turagiye, ngezeyo rero, ngeze mu rusengero nka hariya, barebye inda nashyize imbere banyicaza inyuma hariya. Nanjye nanga kwicarayo, ndabyanga, ndagumya ndahagarara. Hari hanini abantu ari benshi, nkabona n'ingi inyuma simbyumva, sinanabibona, kandi nge mfite icyanzanye. Mumbarize utuwe n'iki cyakuzanye? Ari mfite icyanzanye ngewe. Arangije ati cara hano, ariko mva nkubwire, njyana imbere, niyo ndi mu kabari nicara imbere, nshyira imbere. Ayiwe data, Mana yanjye, ngiye kubona mbona ntanjyanyeyo, ahubwo uko mvuga binyuma bari kunyumva, banyumva bose bakandangarira. Umushumba ahita ahabaza ngo aho habaye iki?
ntabwo yigeze avugira hejuru, yaragiye aramwegera wa protocol. Imana ibaha umugisha. Yagegeye abashumba ajya mu gutwe, ubwo nane simukana baravuze ngo cyasinze cyangwa cyaboze mushumba numva aravuze ngo hari icyo se mumuzane. Abashumba Imana ijye ibaha umugisha, baramfashe n'iryo sindwe ryanjye n'iyo kora yanjye n'umudigi wanjye banjyana imbere, banshyira imbere, nanjye nicara imbere, barabwiriza. Umukozi wari uri kubwiriza yitwa David, ntago nibuka ijambo ko sicyo ryari ryanjyanye. Ntegereza Theo ntiyaza. Imana ijye ibabarira abahanzi babeshye, ijye ibabarira. Maze ngiye kumva numva abacuranza, ariko nabo Imana ijye ibaha umugisha, bashyizemo ingoma. Bashyizemo ingoma, niba baririmbaga ngo iyo Mana dusenga, sinibuka izo baririmbaga. Ariko iyi Mana ndashaka nkubwire ngo uko mungana gutyo muri kumva ijambo rimwe, mu mitwe yanyu siko rimeze. Buri wese ari kuryumva ukwe. Niyo mpamvu ushaka kuvunika, kuko ibyo ushaka uriya ariko abyumva, kandi buri wese afite ubwonko bwe. Ngo umuziki uze mbona abandi bagiyeho bati ntabyo narinzi. Njye navukiye mu Basilamu n'ubwa mbere, ariko nibuka ko muri boîte Imana iragenda ifata za ngoma izishyira mu bwonko bwanjye, izihindura disco. Amen. Maze numva injyana ijyanye n'izo nzi, ngo babyine nkumva domboro koco bamanuka ndamanuka ndakata ndazamuka, numva ntago ntwaye ndongera kandi ndi imbere yewe. Bwira umuntu muri kumwe ngo jya ubyina ibyo wumva upfa kuba uri kunezeza umwami. Abantu baduhaye formule mu nsengero, wowe wari wazihawe nande. Amen. Ngo tugere hanze, mbaza uwanzanye yitwaga Roza, ndamubaza nti ro buriya muhora mubyina kuriya, ati ntimujya mwishyura n'ubuntu. N'ubwa mbere nari mbonye ahantu babyinira ubuntu, kuko Kadirake narishyura, ganja ntwari Kampala nishyura, ntago mwishyura, ati si twishyuye. Ntiburi gihe mukona danse ku buntu, ati ku buntu. Nishano uzongera unsige iyo Mana usenge iguhane. Haleluya. Uko niko nakunze inzu y'Imana ngo njya kubyina. Reka mbabwire, rarika abantu, Kristo afite icyo afatisha umuntu. Icyo yagufatishije si cyo azafatisha uriya, icyo yakunyujijemo si cyo azanyuza muriya. Haleluya. Njya mbwira abantu ngo iyi nzu y'Imana mureba ni garaje, mwa bantu mwe mwitonde. Ntabwo iri garaje ari irya pastor, nanabimenye ngo ni kwa William. Wumve ko babazi. Navuze ngo ni ahantu tuvuye mu murimo w'Imana. Bati turahazi, murazwi burya. Amen. Haleluya. Aha ntabwo ari kwa William, aha ni mu igaraje rya Kristo. Amen. Usanga umuntu yicaye akabaza ngo se nguriya ko yatinze gutabarwa, ngo nuriya yatinze gutabarwa, ngo nuriya yatinze gutabarwa. Mubwire ngo ibyanjye biveho, ntitwagongewe hamwe. Oya munyeganyeze, umubwire uti ibyanjye biveho, ntabwo twagongewe hamwe. Buri wese yakoze impanuka ye, buri wese ayikora mu buryo bwe. Ahari wasanga piyese yawe igishakishwa, abantu bakibaza ngo ibyawe biri hehe. Oya, ntabwo twagongewe hamwe, twahuriye ahangaha, duhura twese twaragonzwe. Reba ibyawe nanjye ndeba ibyanjye, ntabwo twakoze agisida zimwe. Amen. Nazongere kugira umuntu ugutagangaza, ongera umubwira ngo ntuzongere kuntagangaza, ntuzongere kuntagangaza. Twahuriye aha twese twakoze impanuka. Haleluya. Kuba muri abakobwa ntabwo mwakoze impanuka zimwe. Umwe yagongewe iwabo, undi agongwa n'abasore, undi agongerwa mu ishuri. Buri wese yahuye n'impanuka ye. Ahari we wahuye n'igare, we yahuye na rukururana. Ntabwo bazabavurira kimwe.
ongera ihe cyubahiro. Mubwira uti reba ibyawe ntitwakoze impanuka zimwe. Haleluya. None se nta muntu waje aha yakizwa agahita akora ubukwe ababanje itorero batarabukora? Ubwo si izo mpanuka zari zimwe? Nibakuveho rero, wasanga iyawe ikaze. Kandi hari ikintu kijya kintangaza, impanuka y'igare ntago bayinyuza hariya ngo dutangare, ariko umuntu wagonzwe na bya bisikani ya hano tukabona imodoka isubiye mu muhanda, turavuga ngo uyu muntu ni umukanishi kweri. Haleluya. Kristo yagutindaho aba afite icyo azakuryaho, iyo agutindaho aba afite icyo azagukuraho. Iyo ari kugutindaho nuko icyo azakuryaho nawe gikomeye. Arashaka ko abantu bazumirwa, arashaka ko abantu bazatangara bavuga ngo ni we cyangwa si we. Icyo akora asa nawe. Amen, 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 amen. Iyo ari kugutindaho ariho aragutindaho nuko inyungu agufiteho nawe ikaze. Ariho arakwitondera kugira ngo uzavemo inyungu ikaze. Haleluya, haleluya. Abo ngabo batubaza ibyacu nibo batubuye kubaho. Ongera uvuga uti oya cyane uti shi. Kandi ubwo wirukanye abantu 400, gira gutya uti shi, gira no hirya uti shi, ongera uti shi. Amen. Ariko bakunda Yesu mumugirire gutya. Ego ko ya masaha agiye kumfata, ariko ibi by'uyu mwami se ko bihora biryoshye. Amen. Umugore baraza baramubwira batuzi ibintu byabaye. Databuja, ba bantu bumva inkuru ntibaziceceke, hari igihe bagira umumaro. Databuja uzi bibaye, ariko ku bwa Nabali yarabaye injajwa, ariko ku rugo rwa Nabali yabaye umucunguzi. Amen. Ni nayo mpamvu nta muntu ukincumuza mu rusengero, hari impamvu Imana iba yaramusigiye icyo kintu. Amen. Nukuri. Noneho araza aramwegera, tuzi bibaye. Uzi ko Dawidi wowe ntago muzi neza, ariko ni umugabo. Aramumusobanurira ati ni umugabo waduhishanye n'ibyacu igihe twari mu bibazo, none yatumye kuri databuja ngo amwiture ineza yatugiriye. Uzi bibaye. Rero abavuga inkuru bashyiramo n'umunyu. Uzi bibaye. Do ahise yifata cyati. Ubu se mbikubwira uko byatangiye mabuja? Mbikubwira uko byatangiye. Noneho uzi kuna musubije, wowe ubyumvishe mabuja wapfa. Ariko reka nihangane mbikubwire. Aramubwiye ngo nahumbye rimwe atakimubona. Ati noneho ntabwo byabaye gusa ibyo, ahubwo na netsa ya hano njya no kuneka ya hariya. Urumva umuntu uzi kuvuga inkuru nziza avuga uko yatangiye nuko Imana izaguha abanyamunwa babisigiwe. Kubera ko iyo yabisigiwe hari igihe aguha amakuru akagufasha gusenga. Agiye aguha amakuru akakubwira ngo uzi ibintu biriho. Uzi ko umugabo wawe aryamana na kanaka, uzi ko yinjiye hariya. Umugore w'umupfapfa arasakuza, ariko umunyabwenge yegera Kristo. Nyamara uriya muntu atarasigiwe kubivuga ntiwabimenya. Bwira umuntu muri kumwe ngo wakuvuze wese muwabarire. Mubwire ngo muwabarire, yari ari mu kazi. Mubwire uti muwabarire, burya yari ari mu kazi.
amen, haleluya. Reka mbabwire ikintu, dore ngo uyu mugabo wanjye ntajya ntuma ndakara mu gitondo nimugabo kajya birangira. Uzi ikintu gituma ntarakara cyane? Naje gusanga mu buzima bwanjye busanzwe iyo mvuye kubwiriza gutya ntago naryama ntagize agafilime ndeba. Ubu nkunda agafilime. Nkunda agafilime, ubwo we niba atari kukunda wasanga ukunda agasobanura, ariko byose ni agafilime. Ariko nkunda agafilime kubera iyihe mpamvu? Nkunda kureba finale de bande na acteur, kuko nge ngomba ndakiteri. Nkareba uburyo acteur yabyitwayemo, sibyo? Iyo ari ingumi ya gutya niko nkubita Satani. Nanjye ndi gusenga ngira gutya. Iyo nsohotse rero ndi hanze, bano hari igihe baba baryamye, njya hanze nkafata imbunda yanjye gutya nka komando we. Bakunafata shene bakagira. Nanjye mu mwuka bitagira amashini gani gutya. Nkajya kuryamana abazimu ndabamaze, kandi burya baba barangiye. Ugira ngo nsenga se ibintu byinshi, reka danda pratika. Iyo daimoni yandi, hari igihe haza daimoni wandi Yesu avuga ngo akurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa, nkahita nibuka ko wa undi wananiranye muri filime haza sniper, nanjye nagira uretse ntawe pyo napone ndamurangije. Amen. Buri kintu cyose Imana yaremye nukijyana mu nzira mbi kizaba kibi, ariko nukijyana mu nzira nziza kizakubera umumaro. Kizakubera umumaro. Amen, haleluya. Ngewe mbibona kugira ngo nige kurasa, kuko namenye ko amavuta ndiho mu isi y'umwuka ari ayo kurwana. Rero ngomba kwiga uko abandi barwanyi barwana. Amen. Neza mu ishuri ko batiga kurasa biga kwandika, ngomba kureba filime nkareba uko barasa. Mana ishimwe. Aramubwira tumva ukuntu byagenze. Yavuze noneho Dawidi, uwo ni Patro niko avuze. Ariko Dawidi yavuze ngo dongo kandi ahita agira ati ejo nk'iki gihe nagira umwana wawe n'umusigara ngo Imana akorera izabimuhore. Kandi rero reka ubu ngubu abantu bamenyereye Imana, abakera ntibagiraga mwuka wera, ariko bubahaga ikintu cyitwa indahiro. Amen. Niyo mpamvu ingo zacu ziri gusenyuka. Mushumba dusezeranya abantu batari kumva indahiro, ntago baba bayumva, baba bameze gutya gusa, mu byiza no mu bibi. Apfuye ariho, arwaye ari muzima, ntago azi ko ari indahiro. Amen. Bagahita ngo icyo Imana ihuje ntawe ugira ate, nabo bati amen. Agahita ajya bose bamusaba felicitation merci, felicitation merci, felicitation merci. Bose bagacaho akajya iwabo. Satani ati wari ubizi nje kugerageza ibyo warahiye. Wibuke ko yavuze ngo icyo mpuje ntawe uzagira ute. Iyi vazi iteretsa yonyine ikabatandukanye. Nshaka ibaha nanjye navuza, aha navuza, aha navuza. Njyewe umugabo naganya yumva yaravuze ngo ivaze, njye naramubwiye ngo aha ngaha nibwo ruzakura. Umva nanjye ko navuze ngo hasi ndushaka. Ubwo rero ntacyo ngo rujugunye none rujugunye. Ivaze iki kintu iki gicika kikarutandukanye. Umugabo kaza atuma ngo sunge inyuma n'ijipo, ati niko ngo iki ariko rubahuka ruba ijipo wansanze nambaye iki nguti yose ubwo ijipo metero santimetero gutya 1 2 3 ikabatandukanye, kuko bayirahiye mu bibi mu byiza ngirira umukobwa muri kumwe ngo ibuka indahiro. Bwira mama ngo aho nuri kuzira indahiro. Indahiro mu bibi
bavuze mubi reka mbabaze bino bintu musezerana ni mu mwuka ntago ari mu nyuguti. Imana ivuze mu bibi ni mu mwuka. Ni igihe uzagerayo ugasanga aravuga ngo ha 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 ha, nicyo bavuze mu bibi. Mu bibi urahazi, ni igihe haleluya, mu bibi ni hehe, ni igihe ukunda abantu akaba yanga abantu. Nimba nkubwira sheri abantu hozaha none njyewe ntabwo wasanze iwacu haba abantu. Mama uyu mugabo bambwira ngo njye ntashaka abantu. Oya mama ntabwo ari uko namubwiye abantu, njye namubwiye ko sinkunda akavuyo mu rugo. None se mama hano si hahuraga abantu, nyine ni iwanyu, iwawe ntibakunda akavuyo. Amen. Njyewe mbambwira abana butwiganye bose bafite British wamaze zuba ngenda zigara nkore. Ariko rugo no kugutandukanya n'abantu maze. Ndavuze ngo ntujyeyo. Yewe ndatashe. Sohoka undagira ate? Iyo bavuze mu bibi ni igihe uzaba mu byiza n'ibyo ukunda, mu bibi n'ibyo udakunda. Uzasaba Imana iguha imbaraga zo kuba mu bibi. Ni igihe ukunda gukora umugore mu bana adakunda gukora. Yego? Ni igihe wowe ukunda parufe uwo mu bana imugwa nabi. Urumva? Aho niho Kristo aza. Niyo mpamvu musezerana imbere y'Imana kugira ngo ibafashe kubana mu bibi no mu byiza. Ntushobora rero kurabagirana ugifite umwuka witwa njyewe. Ubwami bwitwa njyewe bugomba gusenyuka, hakaza ubwami bw'Imana muri mwebwe. Amen. Umugore witwa Nabali nihute, umugore unako Abigayili aragenda yegera. Umva ijambo nashakaga ko wumva. Ni ijambo rivuga ngo amen, ni ijambo rivuga ngo nuko Abigayili agira vuba. Amen. Akimenya ko ibyago byaje mu rugo agira vuba. Akimenya ko inzara yaje mu rugo agira vuba. Akimenya ko abana babaye baswa agira vuba. Arirukanka ajya gusanganira umwami. Ntabwo yagiye ahandi kwa base na base wabo, oya yahise ajya kufita ijambo rya nyuma. Haleluya. Umugore urabagirana numenya ko icyago n'amakuba byaje agahita agira vuba, akajya kwa nyiri ijambo rya nyuma, akajya kumwikubita imbere. Nibwo uzarabagirana igihe umenya ko nta muntu n'umwe ufite ubushobozi ku kibazo ufite kereka umwami ufite ijambo rya nyuma. Abagaragu ntibari bafite ijambo rya nyuma. Ndashaka nkubwire ngo aba bantu bose bakugose, nta muntu n'umwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ni Data wa twese ko yaravuze ngo mu kiganza cyanjye hari ikibini cyiza. Niyo mpamvu yavuze ngo nkuye igikombe cy'ibidandabiranya cyari mu kiganza cyawe. Ni wowe wenyine ufite ubushobozi bwo gukura ibyago mu rugo rwawe. Gukura ibyago mu buzima bwawe. Uyu mugore Bibiliya avuga ngo agira vuba. Amen. Haleluya. Haleluya. Agira vuba. Umutware wanjye nagiye mbucamo ubuhamya, hari igihe nzagaruka mbubabwire neza. Umutware wanjye gihe kimwe yarambwiye ngo sheri ndarushye pe, ndarushye, nta muntu n'umwe koko warongoye indayi iwacu. Nuko ndamugane koko wambabarire sheri wanyijyaneho kabyara we ko nzahinduka.
ariko urumva ndangije icyo gihe ndabyibuka nagiye ku musozi hejuru njya kubwira data ngo data ibyo bari abantu bari kuvuga ni ukuri kuba narabaye indaya nibyo uriya mugabo ari kuvuga ni ukuri. Erega papa si bariya gusa nawe ibyo uzi ni ukuri, erega nibyo nawe utazi nabyo ni ukuri. Ariko ndakwinginze data wampaye amahirwe nkarongorwa. Yego numva umuntu anyuze aho ngaho yari ari gutashya aravuga ngo Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo genda ukomeze ibirori byawe. Umugabo wanjye nguyu yari yansezeye neza, yansezeye yanditse. Yego yansezeye, urumva sinzi ibintu twavuganye ko akunda abantu bategura ibukwe ibintu bitagenda neza, mba ndavuze ngo kandi koko barabimbwiye bya bintu byose bita bizuka sha, hari igihe ukora akantu gato kakazura. Ariko hano yari yagiye kuba Imana yo kabyara nguyu imunsangirayo, ngo akajya yumva ijwi rimubwira ngo jya kureba umugore. Aje nijoro numva ari gukomanga ku idirishya agira ngo ndebe mu idirishya mbona niwe mita Yesu yambwiye ngo genda ukomeze ibirori ndahagurukane. Hari igihe umuntu abona ibintu by'Imana byasohoye agashaka kugenda wagendaga. Oya, n'Imana nikora akantu hindura ingendo gato niyo yaba umunsi umwe, ariko gira akantu hindura bimenyekane ko Imana hari akantu yakoze. Amen. Data wa twese ndangije ndamwegera ndamubaza ngo nibiki, arambwira ati sheruzi ibintu biriho inzu ndimo ndacana itara nkumva ijwi rikumbwira ngo jya kureba umugore, naho ngo jya kureba umugore. Namwana wese siri muri sare nakubwiye ko ari nge mugore, dukomeze ibirori. Amafaranga yose yagiye mu bindi bintu, ariko ko data yari yavuze ngo komeza ibirori. Ibirori turabikomeza, abaturanyi dore ngaho umwe bose najyaga kubaha invitation nkababwira nti kandi nabaye umwana mwiza atari bwa bushege ntabure najyaga mwiriwe. Nari nje kubabwira ko mfite ubukwe nkabona umuntu inde wowe nanubwo babikora ugiye babikora uraho wowe. Abantu bageraho bakuviraho icyizere, ariko uyu mugore amenya ko nta wundi ufite icyo yakora kereka umwami wavuze ijambo rya nyuma. Bibiliya umva ukuntu ivuga ngo aragenda mwikubita imbere, ngo ariko umva ibintu byavuze ngo yenda. Iri jambo niryo nshaka kuvuga nibwo nasoreza. Yenda marobe, yenda ibiki. Mama niba ushaka kurabagirana nta cya Yesu cy'ubuntu kibaho kereka agakiza. Usanga umuntu ari aho bararushya araremerewe, ataye amakara mu rugo, ataye inyanya, ataye ibiki, araje n'amaguru yatambitse ngo ararushye. Oya, enda kuri ayo makara ujyane mu nzu y'Imana ubwire Yesu ngo nayo mfite, ariko nkureho umunaniro. Nujya muri Bibiliya nta mudamu ako nishanka sorezeho, nta mudamu wacunguye iwabo nabi wabo atagize icyo akora. Ninde se? Nkubwire ndese nkubwire Rahabu se ntiyemeye inkoko ze zikagenda se? Nkubwire Mariya Magadalena se ntiyakoresheje imisatsi na parufe ye se? Nkubwire ndese Bibiliya yavuze ngo yenda. Amen. Arabifata byose, Bibiliya avuga ngo abihekesha indogobe. Haleluya. Abihekesha iki? Indogobe. Ngewe uyu mugabo namukoreraga rimwe mvuye ku rusengero, urumva Imana yari imaze kuvugira mu muhanuzi ati nabonye 30,000 byonyine bita nsiga irange ry'urusengero. Imana irishima kuko narisize nta gihumbi nsize, nari mfite 15 30, ijerekani ari 15 ebyiri 30. Protocol umwe nanjye nitwe twasize urwo rusengero hariya mu Nyakabanda aho bita muri Christian Family, niho nakirijwe. Ndahasiga ku cyumweru, umushumba harebye aravuga ngo wakoze ibi bintu Imana imuha umugisha. Mama mukobwa, niba ushaka kurabagirana ntuzakora icyo bavuze, ahubwo uzakora igitungura Imana.
niba ushaka kurabagirana himba udushya. Iki gihugu cyacu umuntu uri imbere n'uhimba, no mu gihugu cy'ijuru umuntu uhimba ni uhora imbere. Aravuga umugisha ndabyakira, ariko haza umuhanuzi ati uwo muntu Imana igiye kumusiga isi yose mumenye. Impamvu isi yose iri kundeba ni izo jerekani ebyiri. Impamvu nawe wamenye ni izo jerekani ebyiri, nizo zikiri gusohora. Ngo yere mu rugo nasize bosi, ariko Imana yaguhaye umugisha umugore nkanjye sha. Icyo gihe nta sitiye nagiraga, ibere ryagenewe bivuga ngo tsungo 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 tsu. Nari urumva naye ngiye no kumubaza nise ndabatekera iki. Urumva bari amazu bose mbakorera, bamwe bakubabaga hepfo ari abasore batatu, naha habagamo babiri, nanjye mba mu ya chambrette nkabakorera bose, n'undi mu mama twari duturanye nkamusigarira n'abana. Ego ntago bampembaga amafaranga, oya, ko nari narabuze ibyo kurya, nahembwaga yuko nsangira nabo. Hama uwo munsi rero ngo ngereyo mubajije ati buretse ahubwo ati cara hano tuvugane, ati ahubwo wambera umugore wambera umugore ko numva nshaka ko tubana, kuko nari nzi ko afite abandi bakobwa baza, nari nzi hari n'uwo yashakaga kuzarongora, none se kanaka na babandi umugore mu buhe. Ati umugore ukankorera ubukwe se, ati ukankwa, ati ibyo biroroshye ndahari angaha ahubwo uzankwa ngahe. Nahise mubwira 500 kuko hari mwene wacu bari bakoye 500, numvaga urumva nibwo bukwe nari ntashye. Ubundi kumanywa igihe kinini nabaga nsinziriye kubera hangover, nibwo bwa mbere nari mugiye mu bukwe kumanywa. Mubwiye 500 ati buretse oya ayo ni menshi, ni wowe urumva uzamanga ati 400 hato nte nayo. Bankoye ubu 400. Ubu hari umukobwa uvuga ngo utwo nuko nyine naba nawe, ngewe yari menshi. Ubwo se umuntu wari uvuye kurya iby'ubuntu nkaba ngiye gukobwa, urumva ari make. Niyambwira ati ndaguha wenda akatenge, nari kugenda kuko nari ndambiwe uruzerero. Cya kabiri sinari mfite Imana, n'ubwa mbere nayo mbonye ugiye kungira umugore, we nahuraga n'abijoro. Dukora ubukwe rero nguyu, amen, haleluya. Ndiho ndavuga ngo yenda fata inkwano zanjye, ndagenda naka envelope ebyiri, shiramo 40 10 360 nyatangamo ishimwe. Ngira Yesu ngo urakoze ko unshingiye. Batireka ndababwira ngo amahirwe ya mbere nuko ngiye nzarira ku byo nsanzeyo. Reka nkubwire, ntabwo kano gakiza nahangeze byaziye ubuntu ndabikorera. Nimukaze bababwire ngo faya ngo pokeya, oya, nibakwigisha uko babikona. Nari mbwiye Yesu ngo urugo sinarushobora, kandi byari ukuri. Nari naribagiwe, dore nguyu yigeze yambwira rimwe ngo niba ngo kintu nari nsiga, kandi nari umwana wavukiye mu idini y'Abisilamu, naratekaga, ariko kubera uruzerero no guteka ndabyibagirwa. Rimwe arambwira ngo nkarange, namugane harya harabanze iki n'inyanya intoryi, ntago nabyumvaga, ariko twigeze nguyu Imana imumugisha ko yubahirije isezerano. Yigeze rimwe yambwira ngo tujya ahantu igikondo, sinzi niba byibuka, ngo tugende, turi kugenda mpeka umwana gutya mfata n'igikapu n'umutaka, nunamye ngaruka. Tugeze mu rugo arambwira ati shere, abantu bambwiye ngo sinzagushobora, sha nzagushobora. Nabonye ukuntu wunama ngo mada unama, twagera hirya mada unama, sha shere nzagushobora. Arambaza turumva nagukorera iki? Nanjye ndatekereza navuga si umubwira iki, kubera ibibazo n'inzara yari yaranshakanye umwana nari nkuye hanze w'amezi, cyari kunderera uwo mwana atazi ibihugu mukuyemo n'agace mukuyemo. Imana imuha umugisha,
akagura pampa, akazana utuyawurute, akazana twa jambo, azaniye uwo mwana, uri kumva, arambwira ngo azankorere iki mana yanjye, nta mafaranga menshi dufite, yikorera ikimotari, uri kumva, n'ibyo bitanaza na 2 nkabijera nabyo kubera imibare yo kurya za burushete n'inkoko rimwe na rimwe bikancanga, biragucanga ukibaza se wajya kubara ubunyobwa ukabona ni senka nivamo kandi ari bunywa icyayi, yewe data we, ayo mafaranga ugomba kuyabarira, kandi wibuke ko nagendaga ijoro, niyo naryaga ijoro rimwe, none ugiye kuyabarira uze na rwa ruhinja wazanye, uri kumva, ntabwo byari byoroshye. Ambwiye ngo nkukorere iki, ndashima Mwuka Wera wabanye nanjye, ndamubwira ni sheri uzamfasha uru rugo ndugumemo. Ndashima Imana rero ko tukiri kumwe, duhuye na byinshi, duhuye na bikomeye, ariko turi kumwe kandi turacyagendana. Nabura tugendana kuriya navuga ngo nari indaya agahita ndeba atamavuta ntindakiriye, tubikundanyemo, arabizi ko ibyo mvuga ari umuhamagaro nawe, kandi kuba Imana aramwakiriye nawe rimwe azabaha ubuhamya. Yagiye kunyakira, Imana yarabimubwiye muri 2001, duhura 2009. Iyo myaka yose yari ategereje umugore umeze nkanjye. Amen. Urumva, Imana yaramubwiye ngo azaba umukozi w'Imana, ariko ntuzibeshye kumubuza kumvugira. Reka nkubwire iby'Imana ni ku murongo. Haleluya. Uyu mugore ndashaka nsoze, uyu mugore witwa Abigayili yabanye n'uyu mugabo amuzi. Agize ati, uburyo yabisobanuye mvu ukuntu yaragiye, amwikubita imbere, aramubwira ati data burya yitwa Nabali, kandi cya kabiri ni ikigoryi, burya izina ni ryo muntu. Ese ugira ngo ari kure y'ubugoryi? Uyu ni ubugoryi, rero icyaha cye kimbareho kubera ko ni ikigoryi. Ariko nubwo ari ikigoryi, yabyaranye nawe, yakuranye nawe, yabaye umugore we, amenya ibibi by'umugabo bibibye, amenya ko atabibwira abantu, abibwira uwamuhaye umugabo w'ikigoryi. Amasaha nuko agiye akanosha. Ndashaka kubwira ngo niba ushaka kurabagirana, ibibi wahuye nabyo ushobora kuba ubivugaho bidakwiriye. Harabagirana uwamenye uwo agomba kubwira. Kuba umugabo wawe warakosheje, uyu munsi usaba Imana imbabazi izane kurabagirana. Kuba nawe ubwawe hari ibyo wishe, ubwira Imana ngo nararangaye, intege nke, haleluya, intege nke urazitwikira kugira ngo iza Kristo nyinshi zigaragare. Aramwegera aramubwira ati rero icyo cyaha kimbareho. Umva icya kabiri, yari umugore uzi amakuru. Umukristo cyangwa umumama, umukobwa utazi amakuru ntabwo azarabagirana. Niba utazi intego yabaho ntuzabagirana. Yego, niba utazi icyo Imana yakuvuze ku rugo rwawe biragoye. Wibuke ukuntu yamubwiye, yaramubwiye ngo umva ukuntu uyu mugore nibwo bari bagihura, aramubwira ngo ndakwinginze ntiwemere kugibwaho n'urubanza, ngo umunsi uzaba wabaye umwami. Urabona cyumva ikintu, ntiwemere kugibwaho n'urubanza kugira ngo umunsi uzaba warabaye umwami utazicuza ibyo wakoreye kiriya kigoryi, bigatuma uba umwami ariko uhora ufite ikigoma. Kandi cya kabiri, rega ndabizi ko ari ikigoryi, ahari yarazi ko atazabaho, ntuzanyibagirwe. Kurabagirana ni ukumenya amakuru yawe uhagaze, ukamenya n'ayaho ujya, ukamenya ibyo urwana nabyo, ukamenya ibyo ubitse, ukamenya ibyo ugendana, ukamenya uburyo ubihuriza hamwe, ukabikubitira hamwe, ukabiha uwabiguhaye. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Njyewe namenye ko ikintu Imana yamaye vuba ari urugo. Satani azansabira ku rugo, ansenyere ku rugo, mpagarara ku rugo. Amen. Imana ishimwe. Yego, uwo ni we njyewe. Nawe rero uko ubona ufite amaso abiri, amatwi abiri, amaguru abiri, ibyo byose ubona niwikontorora urasanga ikintu ufite kimwe ari kimwe gusa. Bwira umuntu muri kumwe ngo ikintu ufite kimwe ni umunwa gusa.
amazuru, imyenge ni amaso, amatwi, amaboko, amabere, amaguru. Ikintu cyonyine ufite kimwe uzi impamvu Imana iguha iminwa ibiri, hari kuzaba intambara ku isi itazarangira. Kubera ko Imana iri kuvuga ngo tugende indi ntaho njya, tugende undi ntaho, tugende undi ntaho. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo reba kabiri uvuge rimwe, umva kabiri uvuge rimwe, kora kabiri uvuge rimwe. Arangije avuga ngo ururimi rurica kandi rurakiza, kandi urukunda atungwa n'ibyo ruzanye. Haguruka ku maguru yawe. Amen. Kurabagirana kwawe biri mu kanwa kawe, no kuba mu mwijima biri mu kanwa kawe. Amen. Hano hari utarakizwa se? Hari utarakizwa? Biragoye kwakira ibya Kristo utaratuza ku kanwa ko ari umwami wawe. Twese niba dukijijwe duha Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Hari uwumvishe mu mutima we yaracumuye se? Kuko nicyo cyadutandukanya n'Imana. Haleluya. Wavuze aho utagombaga kuvuga. Wasanga ibibazo uhagazemo nawe warabigizemo uruhare. Ahari uwo mwijima waje wabigizemo uruhare. Ahari ntiwihanganye, ntiwamenya ukwiye kuvugira, intambara zakubanye intambara. Ahari wabwiye abatagombaga kumva, wizeye abantu aho kwizera Imana, watakiye abantu aho gutakira Imana, waganyiye abantu aho kuganyira Imana. Ahari aho wasanga waruzuye ubusambo mu nzu y'Imana. Hari ibibazo bikurwaho no gutura, bigakurwaho no gutanga ibya 10. Aho ubukene ufite si uko wariye icya 10, ubukene ufite si uko utatuye, si uko wabereye Imana igisambo. Biravuga ngo mungeragereshe icya 10 n'amaturo, murebe uburyo nkuri nyatsi na kagungu. Aho inyatsi ufite na kagungu si uko utatanze ibya 10. Uyu mugore yarabagiranye, n'inzu ye irarabagirana irakira, kuko yenze kubiri mu nzu ye abizanira umwami. Aho ni wabaye ikigugu, bikaba byarazanye ibibazo. Niwumva uri muri abo, umanike ikiganza, duhendahende kugira ngo data aduhe kurabagirana, aduhe kurabagirana. Haleluya. Ibituma twinjirirwa n'umwijima ni byinshi, ibyazanye umwijima iwacu ni byinshi, ibyazanye ibigeragezo ni byinshi. Haleluya. Ariko winginga Imana, zamura ibiganza byawe, subiramo uti data, 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 nzamuye amaboko yanjye, ijambo ryawe ni ukuri. Ahari naratsinzwe, ahari naratsinzwe, ahari nakoze ibyo udashaka, ahari nakoze ibyo udashaka, ahari navuze ibyo udashaka, ahari navuze ibyo udashaka, nahanze amaso abatabikwiriye, nahanze amaso niringiye abantu aho kukwiringira, niringiye abantu intege nke zanjye, intege nke zanjye nazibwiye abadabikwiriye, nabizibwiye intege nke z'abiwacu, intege nke z'abiwacu nazishizeho bidakwiriye, nazishizeho bidakwiriye. nzamuye amaboko yanjye, nzamuye amaboko yanjye nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, ikimenyetso cyo mbabarira, mbabarira, mbabarira mbabarira icyaha cyose cyatuma umwijima unganzamo, umwijima uganzamo, kineshwe mu maraso yawe. Ahari ubutunzi wampaye nabukoresheje nabi, sinakiranutse mu bya 10 n'amaturo, nakunze iby'isi kurenza uko ngukunda, narikunze sinakunda abantu bawe. Nzamuye amaboko, naciriye abantu urubanza, nikuyeho abantu kubw'ibyo bankoreye, sinagize kwihangana. Ni byinshi byatumye ntarabagirana, ariko nabwiwe ko umucyuje. Ubuhanuzi bwambwiye ngo umucyo urandasiye. Nzamuye amaboko yanjye, icyatuma ntarasirwa, icyatuma inzu yanjye itarasirwa, icyatuma ibyanjye bitarasirwa, ngisabiye imbabazi data. Mwuka wera mbabarira, Mwuka wera mbabarira ibirego byose naregwaga. Nshaka kubaho kandi mbesheho benshi, nshaka kubaho mbesheho inzu y'iwacu. Nyiza
Yesu Yesu ngiza umucyo wawe undasire n'ibyanjye byose. Amen. Imana amashyi menshi. Zamurijwe haleluya haleluya. Gira Imana ngo urakoze ko nakiriye umucyo wawe. Tangira uvuge n'akanwa kawe, tangira uvuge uti nakiriye umucyo wawe, nakiriye umucyo wawe. Umutima wanjye wakiriye umucyo wawe, amagufwa yanjye yakiriye umucyo wawe, ndumva nakiriye umucyo wawe. Oh rebo sendorororo, nakiriye umucyo wawe. Takaya baba ibintu birahindutse kubw'umucyo wawe. Agakiza gatashye iwacu kubw'umucyo wawe. Robo sotokora babo, nakiriye umucyo wawe n'izina rya Yesu. Fata ituro ryawe ry'ishimwe uturire Imana. Bwira Imana ngo iri turo ntanze ni ry'umucyo winjiye iwanjye no mu bandi. Fata ituro ryawe uturire Imana. Haleluya. Orabasandele kirebo. Nimwigore muze ahasama muture hano. Ibi byose ni ibyo guturiramo, muturiremo. Aya maturo turayakuzaniye Mwuka Wera, akubera umubavu uhumura, aguhumurire buri wese uje imbere yabaje kuguturira. Mwuka Wera, umucyo utahe mu nzu zabo, umucyo utahe mu rugo rwabo, umucyo utahe mu izina rya Yesu. Haleluya. Kazane hano. Aha, buri wese azature. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Mushumba ndakwakiriye. Imana ibaha umugisha. Uje guturira Imana, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Kandi ukiva aha umucyo w'Imana urase, umucyo w'Imana urase muri bene wanyu, umucyo w'Imana urase mu izina rya Yesu, umucyo w'Imana urase mu nzu yawe, umucyo w'Imana urase mu rugo rwawe, umucyo w'Imana urase, umucyo w'Imana urase mu izina rya Yesu. Wakira umucyo w'Imana. Guhayo mutima wanje mwamengo utegeke ozo z'urukundo n'imbaraga twese duhaguruke dukora isengesho rimwe. Turashima Imana ku bwa Pastor Deborah ndetse n'umutware we. Imana ibaha umugisha. Mwarakoze gukunda Baho, mwakoze ku butumire bwacu. Tuzabitegura neza tubatumire. Iyi ari connection y'umwuka w'Imana, kandi dushimiye umwuka w'Imana ko ajya ategura neza. Ndibuka dutegura iki giterane, abantu bamwe bakomeje kwifuza ko dutumira abashyitsi. Ariko ndavuga ngo mubanze mureke mwikoremo umurimo mubwirize. Ariko kubera Imana ari umubyeyi, yari izi yuko uyu munsi dukeneye Pastor Deborah. Amen. Ni bangahe bavuga ati Pastor tuzamutumire aduha ubuhamya, kuko buriya watwikishije amatsiko. Ariko mwajya no kuri channel YouTube ye, ariko buriya biryoha iyo umuntu ahari akabivuga neza. Jewe ubuhamya bwa narabukurikiranye, ukuntu watangiye, ukuntu wararaga hano mu Migina, byose n'ukuntu wagiye kujya za Dubai, ahantu henshi. Imana nta hantu itakura umuntu, nta hantu itakugeza. Amen. Amina. Ndagira ngo niwicira imanza, iki nicyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. I want nobody to condemn themselves, because this is your time to serve the Lord. Imana yacunguye Pastor Deborah. God who redeemed Pastor Deborah. Akaba arimo yihamiriza. And she's now a testifier. Nawe Imana iraza gukora ku kanwa kawe uhamiriza Imana.
kwamamara. God is going to touch on your mouth and then you won't start testifying. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, ibihe bidashira. Amen. Amahoro y'Imana cyane namwe. May the peace of God go with you.